Ubutoni bwa Kayijamahe. Rwabugili yatabarutse inkore aza mu rugo rw'i Nyarubuye rwa Kigali, ngo agereyo barara inkera iminsi ibiri, ariko muri izo nkera akogeza Kayijamahe kasa y'inzoga kuko ngo arusha Inshozamihigo ubugabo, bakamwihorera. Bukeye barahaguruka bajya ku Ijwi. Bageze i Nyamasheke mu Kinyaga, nanone Rwabugili akomeza kogeza Kayijamahe, Inshozamihigo zikamwihorera. Hanyuma Rwabugili aza kujya mu banyanzoga be, ava ikambere, hasigara Inshozamihigo zonyine. Amaze kugenda, Gashagaza ka Shumbusho aratangira ati burya Rwabugili yogeza Kayijamahe ku busa, ntabwo ari ingabo y'umutwe. Ariko ibyo Gashagaza yabivuze atazi ko Rwabugili yahindukiye ari inyuma y'urugo. Rwabugili ngo abyumve atera hejuru, atuvuze ko Rwego atari ingabo y'umutwe ninde? Bose bagwa mu kantu. Gashagaza aratinyuka ati ni nge Rwema. Rwabugili ati ejo tuzabashoreza. Gashagaza atubonye Rwema wo kubitinya. Ibyo Rwabugili yabivugaga Kayijamahe adahari. Buracya mu gitondo Rwabugili araboneza, areka kujya ku Ijwi, ajya i Bunyabungo. Ngo yambuke Ikivu, asanga Abanyabungo baraganza. Batangira Abanyarwanda ku mugezi witwa Akadasomwa. Baraharwanira bababuza kwambuka. Uwo mugezi ubaho icyorezo gikomeye mu mpande zombi, mu Banyarwanda no mu Banyabungo. Ubwo wa mugabo Kayijamahe Rwego arahagera, ariko yamenye ko Rwabugili amaze iminsi amwogeza, ngo atunguke. Bakuru be baramubona, Mushumba na Semurima, bati mbega Rwego ko wigenza rutenga, uzi ibyo umaze iminsi uvugwa? Asubiza bakuru be n'Inshozamihigo ati ntabwo mbaramutsa, ahubwo ngiye kuramukanya n'Abanyabungo. Ubwo aca ikubo aradoma, ni ukuvuga kwitakuma. Amaze kurangiza umuhango w'itorero, aca hagati y'Inshozamihigo n'imyambi y'Abanyabungo. Ageze ku nkombe y'Akadasomwa arasimbuka agwa mu Banyabungo, barihinda. Inshozamihigo zose nazo ziba zimaze kwambuka, ariko zihagera Kayijamahe amaze kwica babiri. Umugezi urambukwa, Ubunyabungo buragandurwa. Rwabugili aboneza ajya ku Ijwi. Agezeyo araza inkera, agororera Kayijamahe, ni ukuvuga Rwego ati mbe Nshozamihigo, hari impaka mu kijya? Inshozamihigo ziti mbese Kadasomwa niyo ntangiriro mu mabyiruka yacu, cyangwa niyo herezo ryacu? Rwabugili agororera Kayijamahe.